intara y'amajyepfo wari ukuriye polisi y'u Rwanda muri ako karere ngo yarahagarariye polisi muri ako karere yari ukuriye polisi wihishe imyaka 20 na ubwo reka tuvuge 30 birangije afatwa bakurikiranyeho kugira uruhare muri jenoside yakorewe abatutsi. Reka mbwira abantu ko niba hari uruhare rwa kure cyangwa rwa hafi uzi wagize muri jenoside yakorewe abatutsi ukaba ukihishahisha ntabwo bishoboka rwose ko uzapfa bitamenyekanye. Nubwo hari abo bapfuye bitamenyekanye ariko niba ukiriho impamvu ya mbere ituma ukiriho ni ukugira ngo bizamenyekane. Niyo mpamvu ya mbere izi imbere y'izindi zose. Ni gute uyu muntu yisanze i Nyanza aho yakoreye ibyaha kandi yarahahunze bihagije? Abandi bati uru ni urwango rwa bamwe mu bo bakoranaga wenda ishemo bugirutse bakwanga ntago baba bakwanga ngo ugere ku rwego rwa DPS. Nibyo ndi kukubwira nyine, ariko hari n'abakwanga kuko wabaye DPS, ahubwo ibyo byo babikwangira. Uyu si wa mugabo twabuze, ariko bikavuga none bari no kuduhatira kumuha indabo zo gushyira ku rwibutso. Baranga hasi icyo nkundira abaturage nta mukibatwaza igitugu ngo baranze ntarwo tumuha namwe mu rumwihera. Cyaba ari agashinyaguro. Nuko amakuru yatangiye kumenyekana. Imbarutso yabaye umunsi mubi wabaye wo kwibuka bamuha indabo ngo najye gushyira ku rwibutso. Batumva ntabwo turumuha murabeshya ntabwo tumuha. Kandi yari yaratangiye ngo no kwishyura akihagera nyine baravuze bati none atangira kugenda yishyura noneho rwihishwa. Harabo yari yatangiye kwishyura mubo yangirije imitungo. Buriya harabo yari yaratangiye kwishyura ariko rwihishwa. Ndi atiriya niyo trufu Nkotanyi zikoresha ku muntu zidashaka. Ubwo ni babandi batari kubyumva rumwe na leta. Ko izo Nkotanyi tunga gatoki uzirega mabi nubwo yaba ariyo nashaka impamvu zayakoze. Yego. Hari impamvu yabiteye. Kuki zayakoreye uriya ntiziyakorera uyu. None ukaba uri kwidegembya imbere yanjye. Nicyo nabaza. Namara kukibaza rero nkacukumbura nkareba DPS niba zamwanze koko. Yego. Kandi zimwanze ntabwo zageraho zimugerekaho jenoside. Kumushyira mu gihome birahagije ntabwo impamvu yabura. Uzi ko hari abantu bagira babikora mu ntara yahise yiziye nk'Ikigali akaba atanahunze u Rwanda ari Ikigali gusa bunda. None se uyu si we yiberaga ngo yabanje kuvuga ko yavukiye Kirehe sinzi aho bavuze. Nyine biremera birafata kugeza ubwo agize ibyago bamudiployinga aho yabikoreye. Akekwaho cyangwa se akurikiranyweho gutunga intwaro cyangwa imbunda mu buryo butemewe n'amategeko. Irya jambo nkubwiye nabwo rirongera riragaruka. Iriya ni alibi yo kumukurikiranaho ibindi bintu bitakwemerwa mu mategeko cyangwa se byatuma tugaragara nabi mu maso y'abakiriya. Tugaragara nabi mu maso y'abanzi. Y'abakiriya niko mbise nanze kubita abanzi kuko bariya nibo bakiriya dufite. Iriya ni alibi yo kugira ngo bashobore kumukurikiranaho ibitazwi bitagomba no kumenyekana kuko abakiriya noneho bo ubanza batumerera nabi cyane. Ariko buriya hari ibintu bibi bitari byiza rwose akurikiranweho tudashaka ko bijya imihanda. Nuko rero dushaka urwitwazo ruraboneka. Magazine yarabonetse ntayihakana, grenade yarabonetse ntayihakana. Ariko biriya ababitunze ni benshi kubera iki wese? Kubera iki wese? Wowe ntabwo birebera mu kibazo cyagaragajwe. Hari indi ngunu bireberamo. Hari indi ngundi bireberamo ntabwo ari umwere dore ko agira icyo asobanura ati ibi bintu nabitunze nkibana n'abasirikare nza kubyibagirwa. None se arabona ko nanjye nemeye ko yabyibagiwe. Kuko oya ndi guseka ariko birababaje. Impamvu bibabaje kandi nkaba ndi guseka nuko ari inshuti yanjye.
tujye ku muntu rero washatse gupfa akica n'umugore n'umwana aho bapfira hahari n'ikibica cyabonetse ariko hakabura igihe uriya muntu washatse kwica umugore n'umwana ariko ntabwo yabishatse yarabikoze yarabikoze biranga batese wa munyamakuru we ko uwari uri kuri tere yaganirije umugore bakivugira ko umugabo yabikoze ndetse yaramubaza iminsi amuhoza ku nkeke ko hari undi mugabo bavugana wo mu gipangu umugore akabyemeza cyo n'abaturanyi wowe wakicara kuri kamera yawe ukavuga ngo ni ba bagabo bashyushye inkuru za bagenzi babo ubwo bavugaga nde Brazil niwe wagarutsweho kuki umugore yiyemereye ko umugabo yabikoze yabipanze wowe wakicara kuri kamera koko ukavuga yuko ari abantu bashyitse inkuru za bagenzi babo ari impanuka isanzwe wabitewe n'iki hari icyo wabonyemo wowe nakibonyemo naranamucyashye kuri cano yanjye nacyashye Brazil musaba nuko niba yabishobora ntabwo ari agahato niba yabishobora kiriya kiganiro azagisiba none se yakoze inkuru titre nayifashe mu mutwe yego bageni mwakunze Bowazi na Berize bahiriye mu nzu n'umwana Imana ikinga akaboko yego haraburamo icyago kandi hari kuburamo icyatumye bahira mu nzu icyabatwitse yego kandi harimo Susan Tandi ko ari impanuka yabaye yego ntabwo rero umukuru wa Zaburi nshya nka Brazil yari akwiriye gukora kiriya kiganiro abantu bakuriye none se mu by'ukuri abantu bahita bagishingiraho bavuga ngo ibyo avugwaga ni ukuri nkurikira wumve mwana ataruwe noneho nta nubwo tuzaba dugikeneye kumenya niba ari uwa wa muturanyi cyangwa sinzi undi mugabo uri kuhamya nanakunze cyane ahubwo mu munshakire muhe igihembo ntitaye ko ngo ari we w'imyangwa inyana zose zo mu Kimisagara yitwa ngo Kimasa Kimasa mu munshakire mu munzanire muhe igihembo njye nkunda abagabo b'intwara umuntu uvuvunuka mu gikundi kingana kuriya akinjira mu muriro agakuramo umugore wambaye ubusa ngo nta n'ikariso hoya yamuvanyemo nta n'ikariso yambaye ashyira hanze no kuntu Bowazi yapanze igikorwa cyo kwiyahura urumva yabona byanze akajya mu nguni itari kuberamo umuriro akajya mu nguni itari kuberamo umuriro kandi ashaka gushya niyemera icyaha agasaba imbabazi nabwo azahabwa igihano cyoroheje aricyo cy'imyaka 25 ntabwo rwose nta hantu byanyura na hamwe abandi bati kurikira wumve nta hantu byanyura na hamwe nta n'akadirishya gashoboka ngo Bowazi twongere kumubona muri sosiyete hatabayeho imbabazi za perezida wa repubulika cyangwa izirindi tegeko oya buriya ntimumutegereze rwose ni ukujya mumusura mu gihe haza kubaho amacenga nk'uko twabyumvise mwa cya kiganiro cya wa muntu hakaza kubaho amacenga y'umugore na wa wundi wateguye ikiganiro bati burya twe yari impanuka ntabwo umugabo yageze antwika ya magambo se yivugiye umugabo ari kuntwika ntabwo yabihanagura ntabwo byo byakunda hano ni Kigali atabijyana mu cyaro niho bagerageza ku mihanda byageze ku mihanda biba byarangiye ati nta rugo ruzubakirwa kuri social media ruzakomera nta na rumwe hoya niko bimeze iyi mihanda muyitondere mumenye uko muyigendaho niko bimeze rwose uko ni ukuri buriya urwa Brazil mu rugezi intorezo ubugiraka hasigaye rimwe ugahita rusenyuka hoya none umugore we ugira ngo biriya ntabireba ugira ngo ahita avuga neza ati baramubeshyera umugabo wanjye no hazamo iyo dute icyo bita benefice di dute ntabwo rero azakomeza gukemanga no gushidikanya inshuro zirenga 3 nihanganira gatatu ya kane ntazayihanga ntabwo azayirata ntabwo azayisimbuka ari nayo mpamvu Brazil musaba rwose kwirinda uko ashoboye kose kwagiserera
ibimuvugwaho ngo bise nk'aho byumvikana ko ari ukuri. Tujye ku muntu rero washatse gupfa akica n'umugore n'umwana, aho bapfira hahari n'ikibica cyabonetse ariko hakabura igihe. Uriya muntu washatse kwica umugore n'umwana ariko ntabwo yabishatse, yarabikoze biranga. ngo yabita ushinze umuntu kandi yarabikoze, ntiyatwitse se. Kubishaka, urumva, ushaka kwica umugore n'umwana, nta gikorwa na kimwe kigaragara kibishyira mu bikorwa. Nta gihari kugeza ubu, nta n'umuntu ubibona, biracyari mu mutima we, mu mipango ye. Ariko kuva yatwitse ntabwo yabishatse, yarenze step yo kubishaka, arabikora, yamaze kwica. Birangije byo biranga, atabigizemo uruhare, nta ruhare na rumwe yagize kugira ngo bitaba. Ibyo mu mategeko byitwa ubwinjiracyaha mu cyaha cy'ubwicanyi, bigahanwa nk'icyaha ubwacyo cyakozwe byakunze. Burashobora gukatirwa imyaka nka 30 cya burundu. Ntabwo ari cyaha, ntabwo ari cyangwa burundu. Kwica biturutse ku bushake mu mategeko ahana mu Rwanda bihanishwa igihano cya burundu. Reka twigire ku byabaye nyuma rero. Nyuma y'ikiganiro abantu batangira kuzana amajwi y'abandi bagabo, ati babyara uriya n'abandi ngo bamuhaga keya. Habonekamo umwe mu banyamakuru, abantu batese wa munyamakuru we ko uwari uri kuri tele yaganirije umugore bakivugira ko umugabo yabikoze, ndetse aramubaza iminsi amuhoza ku nkeke ko hari undi mugabo bavugana wo mu gipangu. Umugore akabyemeza cyo n'abaturanyi. Wowe wakicara kuri kamera yawe ukavuga ngo ni ba bagabo bashyushye inkuru za bagenzi babo. Ubwo bavugaga nde? Brazil niwe wagarutsweho. Kuki umugore yiyemereye ko umugabo yabikoze yabipanze, wowe wakicara kuri kamera koko ukavuga yuko ari abantu bashyitse inkuru za bagenzi babo, ari impanuka isanzwe, wabitewe n'iki? Hari icyo wabonyemo wowe? Nakibonyemo, naranamucyashye kuri channel yanjye. Nacyashye Brazil musaba nuko niba yabishobora, ntabwo ari agahato, niba yabishobora kiriya kiganiro azagisiba. None se yakoze inkuru, titre ni nayifashe mu mutwe. Yego. Babageni mwakunze Boaz na Berize bahiriye mu nzu n'umwana, Imana ikinga kaho. Yego. Haraburamo icyago kana, hari kuburamo icyatumye bahira mu nzu. Icyabatwitse. Yego. Kandi harimo Susan Tandi ko ari impanuka yabaye. Yego. Ntabwo rero umukuru wa Zaburi nshya nka Brazil yari akwiriye gukora kiriya kiganiro. Abantu bakuriye. None se muri by'ukuri abantu bahita bagishingiraho bavuga ngo ibyo avugwaga ni ukuri? Nkurikira wumve. Yego. Sibyo? Ntabwo byari bikwiriye ko akora ikiganiro nka kiriya gishingiye kuri video yabonye undi munyamakuru witwa Ndahiro Valence Papi kuri cyitwa gute BTN TV. Niyo video akayizana akayishingiraho, abona testimony z'abaturage baraho, umugore ubwe uwo Berize avuga yamwiyumviye, anareba ukuntu polisi yatwaye intambike uwo Bowazi we. Biragaragara cyane rwose, ni binini, biri muri board bikajya no muri itarike kabisa, biragaragara. Ntabwo rero wamara kureba biriya, uwo waba uri we wese, waba umuhanga, waba uciriritse, waba umuswa wa nyuma, ntabwo wakora kiriya kiganiro Brazil yakoze. Ariyo nayo mpamvu namusabye kubw'urukundo dukunda Zaburi nshya, we wenda yivanemo, agirira urukundo rw'abantu 600 barenga dukunda Zaburi nshya, kuko ntabwo dushaka kuyitakaza. Ikiganiro gisibe niba yabishobora. Hari byinshi yakora kuri iriya nkuru ndetse, ariko bitabogamye rwose. Yego. Bitabogamiye, bitarimo amarangamutima. Sibyo? Yego. Amarangamutima arashaka kumvikanisha twebwe bakunda Zaburi nshya ko habayeho impanuka bagahira mu nzu, Imana igakinga akaboko. Ntabwo yigeze ikinga
akaboko urumva ahubwo yabakijije rwose yabakijije nta nubwo iyo ikinga akaboko kari gushya kandi akaboko k'Imana ubundi ariko ubundi abantu bagiye batandukanya n'akaboko n'ukuboko tugira akaboko cyangwa tugira ukuboko niba tugira ukuboko ni gute Imana yisanze zifite akaboko hanyuma urumva iriya bintu byabaye birashyira mu kaga mu mazi abira Brezil gute rero aragira uruhare rukomeye mu kwenyegeza biriya bigambo bitameshe bimuvugwaho yego nk'uko bya bindi tutari twibagirwa byo kwa Vitali rwose ngo Vita ngo uyu mugore mwiza gutya ngo irinde kugira twibukiranye ko Luka 17 rwose Imana yampaye umurongo mwiza nicaye muri ine 17 umurongo wa mbere Imana niyo yaguhaye cyangwa rusomye kera gute kuki ntawe ukoresheje ngeze hari haruguru rero kumwe n'Imana muri iki kiganiro ukoreramwe amakosa ugakomeretsa abantu kurikira wumve nta wabuze ibisitaza kugira gute kuza ni gute wowe ubyakiserera rero mva ibisitaza ndabizi ko bizaza ndabyiteguye ariko ni gute mbyakiserera ngo byihute rwose bibanguke bingereho vuba aka kanya turibagirwa iby'ukuntu umugore wa Vitali ari mwiza Diane ndagusuhuje rwose uri mwiza batumye tubona ubwiza bwa batarabivuga ntabwo twabonaga ko ari mwiza ninde yabivuze haryo ubwo rero uyu mwarimu iki kibazo cyari bumpeze kuko ntakurikira ibiganiro sibyo bataravuga ko Diana ari mwiza ntabwo twari twakabibonye kugeza igihe bagisereye ngo byize babisitareho binabasitareho bivuga ko ari bo bashenye urugo rwa Vitali sibyo tutarabyibagirwa abantu bari kuvuga ngo ashenye urwa Bowazi nawe akagiserera agashyiramo isukari kugira ngo ibyo bivugwa oya ushyizemo umuriro byabiga ari gushyiramo isukari ngo biryohere kiriya kiganiro yakoze niyo sukari mvuze abantu bari kureba ibintu ukuntu byagenze polisi nta n'impuhwe ifite ibikomere mu maso biragaragara no ku kaboko itwaye umuntu intambike imujyana hehe ubu ari kuri ribu ya Kimisagara none impanuka ijyana umuntu muri ribu akararayo koko urebeye iyi videwo niyo waba uri umuswa gute wakura ikiganiro gitandukanye n'icyo Brezil yakoze icyo Brezil yakoze kiri kwenyegeza iby'amagambo avugwa yo gusenya urugo rwa Bowazi uyu Bowazi nawe kwihangana kugerwa ku mashyi ati mwese ndabica nanjye mve harya ugura buhimye nde arabahimye nde buriya ko nikundira igihe cyabuze kikaburirwa irengero ntikize muri iriya feri kugira ngo birangire igihe ndagikunda kiza igihe kigeze ntabwo gipfa kwitokeza uzabaza nanjye mu minsi yashize nararwaye nuko habuze igihe igihe ndagikunda urumva cyanze kwivanga muri aferi za Bowazi na madamu we na Brezil nubwo umudamu atamuhingutse ahubwo akivugira ngo umusore uba mu rugo rw'umuturanyi ngo aho hanze gutyo mu gipangu ariko byanze bikunze tuzabimenya ni nayo ngingo izarengera Bowazi kugaruka kugeza kuri 25 noneho bikava kuri burundu bikaza kuri 25 urakeka se bapimye umwana bagasanga ntagaruwe hahita haboneka ingingo imurengera cyane rwose
oya yabimuteye kuko ntabwo azabivugisha amagambo gusa yego ngo bikunde bazabifata nk'amagambo gusa kugeza igihe azegzija urukiko gupimisha DNA y'uriya mwana aho ihuriye nawe yego byasangwa Bowazi ari we se w'umwana koko akaba aratsinzwe bikaba burundu ubwo tuzanariza igihe bizasangwa gutyo ibintu nakavuze nonaha tuzategereza igihe urubanza ruzabera mbibabwiye urubanza ni rubanza wongere nze murebe tuganire cyane rwose hanyuma nibinasangwa ko umwana atari uwe noneho nta nubwo tuzaba dugikeneye kumenya niba ari uwa wa muturanyi cyangwa sinzi undi mugabo uri kuhamya nanakunze cyane ahubwo mu munshakire muhe igihembo ntitaye ko ngo ari we w'imyangwa inyana zose zo mu Kimisagara yitwa ngo Kimasa Kimasa mu munshakire mu munzanire muhe igihembo njye nkunda abagabo b'intwara umuntu uvuvunuka mu gikundi kingana kuriya akinjira mu muriro agakuramo umugore wambaye ubusa ngo nta n'ikariso oya yamuvanyemo nta n'ikariso yambaye ashyira hanze noneho Kimasa se bikavuga ko yarasanzwe amuzi oya ibyo wibizana ibyo wibizana byo nta birimo yatabaye ni nayo mpamvu ngomba kumuhera igihembo ku karubanda reka nze mushake apana ku karubanda nkemeye ku karubanda ntabwo nzakimuhera ku karubanda siko nkora yego sibyo yego mwemereye igihembo abantu bakora nka biriya ni bake mu gihugu babarwa mu ntwaro umuntu winjira mu nzira iri gushya akavanamo umuntu umwe akavanamo uwa kabiri akavanamo uwa gatatu yavanye muri ya mugore yambaye ubusa buri ngo ndi kwibazaho imyenda yari yagiye kuko n'abaturage barabihamya ko yari yambaye ubusa buri akantu ngo yari akenyeye kandi kagatenge niba atari akaki kasigaye mu idirishya ryaragasigaranye nicyo cyatumye agera hanze nyine buri cyangwa bongeyeho ngo nta n'ikariso cyangwa yabonye umuriro ubaye mwinshi aravuga ati reka mfuko navutse nta imyenda itatu irarushaho wenda kunwika kugeza igihe yivugiye buriya azatanga interview nawe sibyo nawe azabyivugira ku giti cye azavuga uko byagenze nuko muko byagenze nawe akemangwa gushyiramo ibitari ukuri byo kuvuga ko yanyujije umwana mu idirishya akamuterera hanze yarabyivugiye uyu Kimasa ati reka arabeshya bose ninjye babafashe nyuma yo kwisanga hanze yambaye ubusa uko yavutse yaruhijwe no kubona bamutiza akenda ko kwipfuka amaze kwipfuka ati umwana wanjye arihe ati njye Kimasa nibwo namenye yuko afite n'umwana bityo umuntu uri gutaka umwana wanjye arihe nahise numva ko umwana ari mu nzu nsubiramo noneho ajyamo mbere ntiyagiyemo ahubwo baramukuruye we n'abandi bafatanyije baramukurura bamunyuza muri iryo dirishya agera hanze noneho Kimasa yumvise avuga ngo umwana wanjye arihe ahita amenya ko mu nzu harimo umwana anyura mu idirishya noneho ngo bamuhase ni ikintu kinini nk'ikimasa nyine kigezemo imbere ngo kibanje amaboko yego kiragenda gisanga umwana ku ntebe itari mishya izindi zo ziri gushya urebe za mbaraga mbabwira mukwiriye kwemera z'Imana yego aramuzana noneho Imana yazagwa mbari Imana byumve nda Imana izambare impano y'ubuhanuzi ntabwo nyikeneye kuki munsabira ibiciriritse mfite ibirenze iyo Bibiliya urayisoma ariko ndayisoma mfite impano y'ubwenge iruta y'ubuhanuzi kure kuki munsabira ibiciriritse ntabwo bikenewe ko mpanura impano y'ubwenge iraruta kure iy'ubuhanuzi kandi ku mihanda n'abantu barabyemeza bamwe ko ubwo bwenge mbufite nari ngize igitekerezo cyo kugusabira njye se ntayo wansabira nagusabira nanjye ibirenze iy'ubwenge ubona ntabwo mfite nyine nose ngusabira ibyo ufite ngusabira ibyo ufite se no urabufite sibyo twumvikane reka twumvikane ahangaha reka tugire ibyo twumvikana ntabwo dufite igipimo kingana nanjye niyo nagirane
si bwagera ku bwa Salomo. Kandi niyo nagira nti hagati ya Salomo nanjye harimo abandi benshi cyane babundusha. Sibyo ariko ku rwego rwanjye ubukenewe ngo myobore iyi mihanda burahari. Sibyo bazana amazi umwe ugurambajije iyo ushaka kwima umuntu mu Kinyarwanda nuko bigenza. bazana konje cyangwa ashyushye ashyushye. Yego tugende. Sibyo tugende. Yego mu mpano zose abantu bakwiriye kwifuza. Yego bakwiriye kwifuza impano y'urukundo. Yego Sibyo bagakurikizaho iy'ubwenge. Mu mpano ziciriritse rwose nubwo niyo ubuhanuzi irimo iri mu ziciriritse. Niyo mpamvu rero muyoba mugahura n'abantu bari gutitira ezo payari nene waya nene vo mugashiduka mugapfukama mukubarara. Biriya rwose biraciriritse. Biraciriritse. Oya sigaho mafe umpanurira ngo uko Imana inkuriyeho impanuka yireka ikaba se njyewe mbifitemo uruhe ruhare. Yayikuriyeho iki? Numva nawe twumvikane. Urumwemera gato. Reka twumvikane. Yego Imana yankuriyeho impanuka ngo bitagenda gute? Ngo ntapfa? Hanyuma se ntabwo nzapfa? Nuko rero nyine yayikuye ni inshingano zayo kuyikuraho kuko igihe kitaragera. Kuko tumubizana mu nshingano zanjye. Ngira nzongera kugutumira. Buri muntu wese akore ibijyanye n'inshingano ze twumvikane. Sibyo Imana biri mu nshingano zayo gukuraho iyo mpanuka mu gihe atariyo. Igomba kumpitana icya kabiri mu gihe igihe kitaragera. Yego Hanyuma uraza kubihanura ngo bimare iki? Uraza kubihanura ngo bimare iki? Umenye ko Imana ikikurinze. Ndabiyobewe se mbizi neza ko nkivukanye. Iminsi yo kubaho kwanjye yose yanditswe mu gitabo ntaranavu na data ataratera iyo nda. Iminsi yo kubaho kwanjye kuva ku wa mbere uzaba na data ataratera iyo nda irazwi kugeza birangiye. Bitararangira rero ntabwo ari inshingano za Rwema kundinda ni izayo. Kunyumva kuko ibizaba hagati aho byose niyo yonyine ibizi. Izi ni ikizabimaza. Njyewe icyo nshinzwe ni ukuyumvira gusa. Hanyuma ngo inkuriyeho impanuka biri mu nyungu zande kunkuriraho impanuka. Ni inyungu zayo tujuru. Yego ntabwo ari izanjye. yose Ave hagati y'amafaranga n'urukundo wahitamo iki? Urukundo. Wagicucu ujye uhitamo byose ntugahitemo hagati y'urukundo n'amafaranga jucakira. Niryo somo nashaka kuvuga byose ribura bikeneye. Ntihakagire kuzanaho icyo kigeragezo cyo guhitamo kugira ngo utahava wibeshye. Cakira byose. Yego Sibyo asigarana ikibazo cyo kuguhitishamo. Yego ngaho ubwihitiremo wowe turebe. Kare kose se wari uyobewe ko ugomba kumpa aya ngaya. Wabonye? Yego tujye tureka ikintu cy'uburyarya. Niba ari aya wanzaniye mpa aya ngaya. Niba ari ariya kandi mpereza ariya mbimenye. Nta mpamvu yo kunshyira muri dayirema ngo ndarwana no guhitamo ibiki. Yego hari igihe ibintu bitagira amahitamo. Amafaranga naburi wawe uzamenye ko gupfa byegereje. Oya umuntu wabuze amafaranga gupfa biba byegereje. None uzabeshwaho n'iki? Ko amafaranga agira atumugira access ku bindi bintu byose bikenewe kuva ku byibanze kugera no ku byo ushaka n'ibyo wifuza niyabigena. Yego ako kantu ufite mu ntoki nagake? Ni microphone. Wayiboneye ubusa? Narayiguze. Iyo shati wambaye niyo baguhereye ubuntu? Wano umuntu wamaye kado. Ipantaro niyo naguze. Inkweto izo naguze. Muki? Mu mafaranga. None yatahaba ntuba wambaye ko wavutse? Ko mbonye ko kimwe cyo wabonye kado. Ibindi byose warabiguze. Yego. None ubwo se amafaranga ntabwo ari ngombwa mu buzima bwawe? Nuwampaye kado yarayiguze. Yarayiguze.
so ntuzigere uhitamo hagati y'urukundo n'amafaranga, byose urabikeneye kandi ku kigero kingana. Yego. Urumva? Niba biguhitishamo ubutaha ntuzabaye ngo nahitamo, reka terura byose wigere uceho. Hamware wazanye igerageza ibisitaza, hamware uwo kuzana ibisitaza, terura byose wigende, sibyo? Bowazi naramukamwe ngo n'iki cyaha bizasige somo ki mu bandi bagabo basigaye ahangaha hanze batari bafatwa ariko batekereza nka Bowazi, batekereza kwica abo bashakanye, ariko bahora babikora se. ahubwo uziyumbaza ngo Bowazi nta somo yigeze afata ku bandi, ariko ubundi kukibibera Kimisagara byose. Oya bibera Kimisagara gikomeye cyane byose se. Kazungu wishe umugore n'umwana abahe si wa Kimisagara. Yego. Nagushakira feri nyinshi cyane zabereye Kimisagara Katabaro, nyinshi. Umugore wese uketse ko umwana atari uwo ajya akora biriya, reka da. Umugore wese uvuze umugore kuko umugore arabizi neza ko umwana ari uwe. Umugabo wese nako uketse umugabo wese uketse ko umwana atari uwe, guhera none aha ajya abanza munzanire. Urumva? Umumaze ikiza njyewe nkeneye abana bose yego bihakanywe na basi. Urumva? Ndabakeneye ngo nibere se wabo. Yego. Hanyuma we ntakayice ari umugore ari n'uwo mwana, ahubwo ajya mutayigendere cyangwa amubwira ati mvira mu rugo. Birahagije. Kimwe muri ibyo ntabwo umusaba bibiri, cyangwa se mutaho wigendere, cyangwa se nanone umubwira uti mvira mu rugo. Byibura imirwano ibe yahereye muri mvira mu rugo, umugore yanze kuhava. Yego. Ibyo nzagerageza kubyumva, naho kuvuga ngo urabica ntabwo rwose byumvikana. Noneho bikaza muri mwebwe ngo muri abakozi harya b'Imana. Nanjye sinabakoresha rwose. Kubera iki? Kubera yuko gukoresha ukajya kwica umugore kandi ubwo sibyo byaba ari ibiki? Ni ibibazo bikomeye. Noneho kandi ngo ukoreshwa n'Imana. Urabona mbitatukisha izina ry'Imana cyane cyane, ntabwo bikwiriye. Ikintu cyoroheje kizima mu buryo busanzwe, mvugira ngo mu buryo busanzwe, mu buryo busanzwe kubabwira mu buryo busanzwe. Ugiranye amakimbirane n'umugabo wawe n'umugore, Imana yabahaye intwaro nziza iruta izindi zose, n'uguhunga. Iyo ntwaro se Imana yayibahaye abantu? Yego. Muhunge. Yego. Hanyuma numara kumuhunga, nyuma y'uburakari mwembi muzatekereza. Yego. Igitekerezo kizaza muri umwe kijye no mu wundi, hanyuma mutasangana kandi yego buri wese asange iyo Mana ari aho yahungiye, n'uwasigaye aho atahungiye asanga Imana, muzahurirayo, ntabwo muzahava amaramasa. Abandi bati twabibonye ubukwe bugitangira, tundi bano bantu mwabonaga bari kujya mu rugendo rumwe ngo ntibabiranye. Ibyo ntibigenwa n'umwana w'umuntu. None nzi umudamu witwa Saverina, ese kumuvuze mu izina kandi nuko muzi nta nicyo biri bumutware. Nzi umudamu witwa Saverina, duhagaze ntiyagera no ku ivi ryanjye, kandi afite umugabo nsumba. Barubakanye, babyaranye 4, babana neza, barakundana. Bamwe bikarongi. Yego. Ndenda bazi. Kuki se bano bo batakurikiza urugero rwa bariya? Yegora. Kuki batakurikiza urugero rwa bariya? Mbese bariya nta sebukwe bagira? Baramugira. Baramugira. Nta nyirabukwe bagira? Baramugira. Nta bakazana na baramukazi? Barabagira. Barabagira. Kuki tutakurikira ruriya rugero? Tugakurikira urwa Satani. Ariko ubu Satani abayobozi igitugu pe, abifatire gutya mu kiganza. Wese ntajya ajya gukoresha. Ate ni ikizana tuzane. Tuzane icyo yankoresheje. Iyo batitaje abantu so bakoreshejwe n'Imana. Ni mwebwe. None ntabwo mbigereka kuri Satani. Ni mwe mu mpamagara. Ntabwo mbigereka kuri Satani, kandi ijambo ntiryigeze rigira icyo rimvugaho ngewe. Buriya we nta kintu ijambo ryakubwira. Ryavuze ngo. Yego. Ryavuze ngo nta muntu n'umwe, n'Imana ubwayo ntizigera ibahagarika konza hano. Ribwira rero usitara ngo rwose ntiwivunire ubusa.
guma mu ruhande rwawe kuza ko bizaza ibisitaza yego ariko nzagukubitira akanyafu ababizana kandi aka kanyafu kazabarya cyane ku buryo icyo bagahisemo ari ukubohwa urusyo runini mu ijosi bakarohwa mu nyanja babyumvise niba ushaka kuburana nanjye gerageza nabiretse nta kintu ijambo ry'Imana ryamvuzeho mu gusitaza abantu ndemerewe yego wemerewe kubasitaza yego ibisitaza ubwo bituruka kuri twe yego ntabwo tuzabyongera ni ukuri pe murekeraho iriya nkuru ukiyumva ya Bowazi na Berize ukiyumva bwa mbere wayumvise ute nagize ngo ni prank na n'ubu hari bitarasobanuka nk'ibihubwo ukuntu Bowazi yapanze igikorwa cyo kwiyahura urumva yabona byanze akajya mu nguni itari kuberamo umuriro akajya mu nguni itari kuberamo umuriro kandi ashaka gushya yego urumva yikururiye akaga gakomeye kujya mu gihome burundu urumva kuruta ko yagombaga kujya mu muriro rwose kandi yarawurebaga niwe nawe wawukongeje buriya kuko byamunanije iki ahubwo Kimasa uyu aje ngo akamusunikira arimo barwana Kimasa arashaka kumukura muri iyo nzu maze bakarwana ko atari kumufasha ngo bajyane mu muriro ahubwo akaba ari kumufasha gusohoka bajyana kandi imbere Kimasa ataraza yari mu nguni itari kuberamo inkongi yego ariko Kimasa haziye agashaka ko ajya mu nkongi ubutaha nibimubamo yatwitse nagira andi mahirwe ari negatifu yo gutwika azashake rwose ibishoboka byose yenyegeza umuriro umutwike vuba birangire buriya yagombaga ntabwo ndi kumva ukuntu bamusanze muri iriya nguni yindi umuriro uri kubera hariya kandi ari we watwitse azi n'icyo agamije biramutse bisanze umwana koko atari uwe icyo gihe bizamubera impamvu nyoroshyacyaha ari nazo zamuteye gukora biriya bikorwa amategeko abyita circumstance attenuante hanyuma bizamuvana kuri burundu bamuha igihano cy'imyaka 25 seko numva isumukatira none ntabikora se ko ndi perezida w'imihanda tujya impaka se tujya impaka ubumva atanyuzwe n'ibihano arajurira iyo utanyuzwe n'ibihano by'urubanza uburyo bwiza bwo guhakana icyemezo urumva urajurira sibyo agomba kujuririra utanyuzwe n'iki cyemezo ashaka uwajuririraho hari inzego z'ubutabera bw'u Rwanda deja yazigezemo ari muri RIB sibyo mwe muri kumusura byanze bikunze mumubwire ko Rwema yamukatiye burundu igihe bisanzwe ko cyamuteye gutwika ari ukuri yego hanyuma abandi bagabo mutabyara niba ugize amahirwe bakaguterera umugore inda urumva rera rwose kuko umwana ni umuziranenge kandi umwana avamo inyungu nyinshi cyane niyo yaba atari uwawe apfa kuba yavukiye mu rugo rwawe byagora undi wese wamubyaye kuza kuguhakanya uri kunyumvira urumva option abantu bakwiriye gufata yemewe n'ijuru ikemerwa n'amategeko yo mu isi umwana wese wavukiye mu rugo uwo serugo niwe nyiri uwo mwana abandi bose bazagorwa no kuza kwemeza ko ari uwabo dutegereze igihe bazazira dore ko atari aka kanya sibyo kuba umugore wawe yabyaye ni ibintu byiza kandi nta wundi muntu bari bwite papa w'umwana ngo byemerwe haba n'ijuru n'ikuzimu no ku isi nta wundi nyuma yawe bari bwite ibyo byo kuvuga ngo perezida ni wese biramara amagambo gusa binarangire gutyo yego naho ubundi se w'umwana tujuru n'ubu ngubu yagiye mageragere tujuru se w'umwana ni Bowazi nyuma ya ADN
nibwo kandi ADN ipimwe bisabwe nande nuhakana ko atari we ntabwo ari ugupfa kugenda ngo dupime ngo DNA no bisabwe nuhakana ko atari we toujours ni Boaz hanyuma yarinze atwika iyo abanza akanayipimisha you see nasaba imbabazi kwemera icyaha ugasaba imbabazi nabyo bituma ugabanyirizwa ibihano nyine agiye akaganira n'umugore akaza ntaho bigihuriye uriya umugore ni victime icyaha cyakorewe twebwe abanyarwanda twese niyemera icyaha agasaba imbabazi nabwo azahabwa igihano cyoroheje aricyo cy'imyaka 25 ntabwo rwose nta hantu byanyura na hamwe abandi bati kurikira wumve nta hantu byanyura na hamwe nta n'akadirishya gashoboka ngo Boaz twongere kumubona muri sosiyete hatabayeho imbabazi za perezida wa repubulika cyangwa izirindi tegeko oya buriya ntimumutegereze rwose ni ukujya mumusura mu gihe haza kubaho amacenga nkuko twabyumvise mwa cya kiganiro cya wa muntu hakaza kubaho amacenga y'umugore na wundi wateguye ikiganiro bati burya twe yari impanuka ntabwo umugabo yageze antwika ya magambo se yivugiye umugabo ari kuntwika ntabwo yabihanagura ntabwo byo byakunda hano ni Kigali atabijyana mu cyaro niho bagerageza ku mihanda ibyageze ku mihanda biba byarangiye yego umanika agati wicaye mu kukamanura ubu barahagurukaga kera ntaraba perezida w'imihanda wamanikaga agati wicaye mu kukamanura ugahaguruka ubu niyo wahaguruka ntikamanuka ubu ngubu rwose Boaz ntimwongere kumutegereza azajya guhanurira iyo muri gereza ntibazabyemera nabyo azavuga ati sha twarabamenye ibyo turabazi buriya ni nk'ukuntu mwavuga ngo Kazungu muzongera kumubona no icyamworohereza cyoroshye cyane ni ukugenda akemera icyaha agasaba imbabazi bakamuha 25 cyangwa 15 ntabwo ibaho ihari kuri kiriya cyaha ni ugushaka kwica wabigambiriye kesi irakaza ariko bano bantu ubwicanyi burimo buryo bubiri hari ubwicanyi budaturutse ku bushake mu mategeko y'u Rwanda buhanishwa igihano kitari munsi y'amezi 6 kugeza ku myaka 2 n'ihazabu y'ibihumbi 500 kugeza kuri miliyoni 2 cyangwa kimwe gusa muri ibyo bihano ubwo bahita hajyamo bano bashoferi ujya wumva abashoferi bahita babwira utanga miliyoni uhite witaye biragaragara rwose ni nta bushake burimo nta buhari abashoferi ubona batanga miliyoni si bahita bizira cyane ubwicanyi bwaturutse ku bushake rero ni burundu kugira ngo itaba burundu nuko habaho impamvu nyoroshya cyaha harimo kwemera icyaha ukavuga uburyo wagikoze ukanabisabira imbabazi ari byo ari buhita akora Boaz nibyo biri hafi cyane yabona bidahagije akanapimisha DNA kugira ngo nawe abe sure rwose k'ibyo yakekaga ari byo cyangwa ko atari byo kuko nawe arahangayitse ubu bwenge bwaragarutse ariko bugarutse none koko naba naritwikiye umugore n'umwana mbahora ubusa urumva ati ngomba kumenya neza ko ari byo cyangwa atari byo nkamenya niba narabahoye ukuri naba narababeshye nabo nkabasaba imbabazi bakwiriye gusabwa imbabazi uyu mwana azarinda agira imyaka 25 sinzi niba azanasura se cyangwa nyina ubwe kugeza ubu nagerageze no kuvejo nagerageje kumuvugisha numva icyo abitekerezaho ntabwo ari kwitaba telefone uvugisha umugore Boaz se namuvugisha mukuye wajya kumusura nkonje kumusura nkande ko atakiri mu maboko y'imihanda ari muri RIB kumusurayo bisaba nyine isano mufitanye byibura nibyo byemerwa hanyuma ngewe nka perezida w'Imana navuga ngo nje gusura umuntu wanjye ufungiye hasi abandi bati nta rugo ruzubakirwa kuri social media ruzakomera nta na rumwe oya niko bimeze
iyi mihanda muyitondere mumenye uko muyigendaho niko bimeze rwose uko ni ukuri buriya urwa perezida mu rugezi intorezo ubugiraka hasigaye rimwe ugahita rusenyuka none umugore we ugira ngo biriya ntabireba ugira ngo ahita avuga neza ati baramubeshyera umugabo wanjye no hazamo iyo dute icyo bita benefice di dute vuga ngo benefice di dute benefice di dute ukunda kubwira abantu ngo basubiremo nuko bagira ngo babyumve neza gusubiramo ntabwo no kubyumva biratandukanye bakwisubiramo n'inshuro ubu wabisubira n'inshuro ijana utabyumva niyo wagira uti njye nsubirishamo rimwe kandi bikumvikana yego benefice di dute yego ntabwo rero azakomeza gukemanga no gushidikanya inshuro zirenga 3 nihanganira ya gatatu ya kane ntazayihangana ntabwo azayirata ntabwo azayisimbuka ari nayo mpamvu perezida musaba rwose kwirinda uko ashoboye kose kwagiserera ibimuvugwaho ngo bise nk'aho byumvikana ko ari ukuri kwicecekera buri gihe biba imvugo nziza yumvikana mu bantu bose yewe imana imutabare kandi mworohereza ni ukuri rwose pe yewe imana imutabare kandi mworohereza ni ukuri rwose pe abantu bakagira batese nk'abantu mwe wabonye uriya mugore wo mu majyepfo wahishe umugabo imyaka 20 w'Inyanza ati murushwe n'uriya mugore urukundo rwari rushingiye ku byaha biriya mu mategeko biremewe guhishira umugabo wawe n'uwo mufitanye isano biremewe buriya se ntibibujije kuba icyaha azabihanirwa ariko ntabwo bibujijwe guhishira uwo mufitanye isano mu mategeko biremewe itegeko rigutegeka kuba wamugaragaza ariko utabigize ubwo bushake ntabwo riguhana ko wamuhishiriye oya buriya se ni ukuvuga azashinjwa mu bundi buryo ntibizakuraho ko azahanwa ariko yabaye guhishira bitemewe niwe wagahawe igihano kinini cyane sibyo mvanyuma ko kugirira ibanga no guhishira uwo mufitanye isano cyane cyane uwo mwashakanye yego ariko uriya muntu w'umutekinisiye kwihisha imyaka 20 n'ingahe mbese bino bibazo turi kurara mu ngo icyaha cya jenoside ntabwo bagiranaga ibibazo ku buryo barwana oya ntabwo barwana bereka abantu bose ntabwo barwana kandi ikibabuza kurwana urumva cyari gihari ikintu gitera kurwana mu rugo uzareba ahantu abantu bose barwanira ni umurengwe nk'aba bapfaga amafaranga kurengwa amafaranga y'abadiyasipora bananirwa kuyarinda kuko batayakoreye amafaranga yose yizanye agenda uko yaje buriya aciyeho nta n'igisigaye buriya bushobora kwibwira ko hari igisigaye keretse nyir'inzu nadatanga ikirego cy'imitungo ye yangijwe ariyo iriya nzu hanyuma na ziriya ntebe ntizizagaruka ukundi ariya marido ntabwo azagaruka ukundi hanyuma imitima yabo bombi bizagorana gusanwa ngo bagarurane icyizere ari nacyo gikomeye mu byangiritse byose muri uriya mubano icyizere niba Berize wanze ababyeyi be n'umuryango abahora ko bamwanze bamuhora Bowazi baje gusa umva nta n'ikindi kintu bakoze habe na kimwe uretse kugera kuri site aho ibintu byabereye batumva sha ngwino tugende nawe agahita kurikira tayari byarangiye baba bahise bamujyana yari kubaza iyabaye hari akantu k'agasigisigi kasigaye yari kubaza ati muranjyana he yari kubaza ibibazo nk'ibyo ariko yahise afunga utwangushye utwo yari ashoboye ahita bapakira mu cyumba ntabwo byahiye bapakira imodoka barigendera urumva rero gusana ibyangiritse mu mitima ya bombi nicyo kigoranye cyane ubu ahubwo ndi kwibaza ngo ninde uzajya agemura bazamushakisha yarya by'abandi barya mu gihe abandi rero
umugabo afungwa umugore kuva ku wa mbere kugeza ku wa nyuma akagemura aha bizagorana kandi umugore yagutereye icyizere my friend biba birangiye ntuzabyifuza ibyo bintu. Imana izabindinde, izabikurinda. nanjye Imana izandinde bizatuma Imana izandinde gukora ibizatuma umugore ntera icyizere. Yego, nayo izabikurinda. Amina. N'udukurikiye tumwifurije kuzabimurinda. Yego. Ubu nitwisoje neza ntitwitahiye. Uha dusigaje akantu kamwe. Dusigaze guhisha kuba mu Rwanda. No bikava mu bashakanye nabonye umugabo mu gihugu cy'u Rwanda mu karere kamwe kari mu tugize intara y'Amajyepfo. Wari ukuriye polisi y'u Rwanda muri ako karere. Ngo yarahagarariye polisi muri ako karere. Yari ukuriye polisi. Wihishe imyaka 20 na ubwo reka tuvuge 30. Birangije afatwa bakurikiranyeho kugira uruhare muri jenoside yakorewe Abatutsi. Reka mbwira abantu ko niba hari uruhare rwa kure cyangwa rwa hafi uzi wagize muri jenoside yakorewe Abatutsi ukaba utaho ukihishahisha, ntabwo bishoboka rwose ko uzapfa bitamenyekanye. Nubwo hari abo bapfuye bitamenyekanye, ariko niba ukiriho, impamvu ya mbere ituma ukiriho ni ukugira ngo bizamenyekane. Niyo mpamvu ya mbere izi imbere y'izindi zose ituma ukiriho ni ukugira ngo bizamenyekane, kandi uko bitinda kumenyekana ni kuzaseba cyane kurusha. Ubu ababyemeye kera babakatiye 19 nibo babonye myinshi. Abo kwemerwa kwihana kwabo kutemewe babahaye 30 nabo ntirangiye, ubu bagiye kwitahira. None uzatangira nyuma y'abandi, urumva ari byo byiza? Abo bahaye myinshi, abemeraga cyane byemewe babaga 7-9. Abo batashye kera banibagiwe hari ko babikoze. Abandi babahaye 19 yarashize baratashye. Aba 30 ubu barimo barataha. Wowe urumva ugiye gutangira bushyashya, kandi ko gutangira bushyashya hatarimo gacaca igihano ni burundu. Ese urumva batirindirije umutwaro uremereye kurusha? Ni gute uyu muntu yisanze i Nyanza aho yakoreye ibyaha kandi yarahahunze bihagije? Kwa kuboko k'Uwiteka ishobora byose kwaguterura rwose kukakuzana aho wakoreye ibyaha kandi utashishobora kuvuga ngo oya. Nuko byaje. Hari abandi bati uru n'urwango rwa bamwe mu bo bakoranaga wenda. Oya, ntabyo bari bazi. Reka nkwereke, ntabwo wakwihisha muri polisi ngo ikwange kugeza ubwo yakugerekaho jenoside. Ahubwo ntabwo wakwihisha muri polisi ube w'akarere, depisi w'akarere, wihishemo uburyo uretse bakwanga, ntabwo baba bakwanga ngo ugere ku rwego rwa depisi. Nibyo ndi kukubwira nyine. Ariko hari n'abakwanga kuko wabaye depisi. Ahubwo ibyo byo babikwangira. None umunsi wakoraga imyitozo utarabona n'irya rushati ko batakwanze, nuko batari bazi ibyawe, wowe wari ubizi wenyine. Kugeza igihe amapeti yose uyarundanyije, hanyuma polisi kudeployinga aho wakoreye ibyo ngiye itabizi, nayo ntabwo ibizi. Yakudeployinze aho wakoreye ibyo nayo itabizi. Ariko akuboko kw'Imana, ni Imana yakoreye mwa bariya bamudeployinze hariya. Yego. Ahageze rero abaturage, uyu si wa mugabo twabuze, kuko gacaca yari yaramukatiye. Yego. Uyu si wa mugabo twabuze. Ariko bikavuga none barimo no kuduhatira kumuha indabo zo gushyira ku rwibutso. Baranga. Hasi cyo nkundira abaturage, nta mukibatwaza igitugu ngo baranze. Ntarwo tumuha, namwe mu rumwihera. Byaba ari agashinyaguro. Nuko amakuru yatangiye kumenyekana. Imbarutso yabaye, umunsi mubi wabaye wo kwibuka bamuha indabo ngo najye gushyira ku rwibutso.
batumva ntabwo turumuha murabeshya ntabwo tumuha kandi yari yaratangiye no kwishyura akihagera nyine baravuze bati none atangira kugenda yishyura noneho rwihishwa hari abo yari yatangiye kwishyura mu bo yangirije imitungo buriya abo yari yaratangiye kwishyura ariko rwihishwa bagaceceka ariko baceceka nubwo anyishyuye umva aranyishyuye ariko ni ukuri ni uko natinya ziriya nyenyeri yambaye ntazi uko yazibonye ariko nubwo yanyishyuye ni hahandi ubundi se abaturage dufite bazarekera gutinya umuntu barebera mu kazi ashinzwe ku makosa yakoze ryari kizagera ntabwo ari nonaha ariko kizagera ntabwo igihe se mburane nacyo igihe tukigarutseho nanone ntabwo naburana nacyo ariko hazagera nk'uko kigeze mu myaka 30 agafatwa cyari kitaragera none kirageze mbere y'igihe ntabwo ari igihe nyuma y'igihe si igihe buri gihe igihe ni igihe abandi batiriya niyo turufu Inkotanyi zikoresha ku muntu zidashaka ubwo ni babandi batari kubyumva rumwe na leta naringize ngo nawe urimo naringize ngo nawe urimo ngo umbwire iyo bakoresha kugira ngo ube wicaye hano muri araro turi gukorana ikiganiro iyo bakoresha no kundindira umutekano naringize ngo nawe uri mu bo zidashaka hanyuma kukizitoranya mu bo zishaka n'uwo zidashaka aregana kubajije ikibazo bari abantu babajije nibo ndi gusubiza nanjye ndi kubasubiza nkunyuzemo ni commentaire nasomye zigendera kuki criteria zigenderaho zanguriya zigakunduriye ni izihe mutarazimpa nimukambwire ngo nsesengura iby'inkotanyi ubwo twarangije rwose ngo ibyo bavuga ntacyo bishingiyeho nta shingiro ni blabla ni ukuvuga gusa kuko izo nkotanyi utunga agatoki uzirega amabi nubwo yaba ariyo nashaka impamvu zayakoze hari impamvu yabiteye kuki zayakoreye uriya ntiziyakorere uyu none ukaba uri kwidegembya imbere yanjye nicyo nabaza namara kukibaza rero nkacukumbura nkareba dipisi niba zamwanze koko kandi zimwanze ntabwo zageraho zimugerekaho jenoside kumushyira mu gihome birahagije ntabwo impamvu yabura ntabwo impamvu yabura ku buryo zakenera kumugerekaho jenoside ubwo uvuga atyo we abashaka kugera kuki ni ubuswa icya mbere ni ubuswa butarimo ubwenge no gushyira mu bikorwa imigambi ya satani yahisemo gukorera agahunga ukuri kandi akureba jenoside yakorewe abatutsi ntabwo yikoze ntabwo bwakeye mu gitondo ngo babone bari gupfa barapfuye bishwe ababishe rero barahari bagomba kubiryozwa yego hari ababishe kugira ngo babone imitungo yabo barayijyana urukumva yego hari abajyanye imitungo yonyine gusa Imana barinda wenda kumena amaraso ariko bariba bagomba kubyishyura none ni gute ikibazo ngewe nkibaza ubwo ndi kubwira bamwe muri abo nyine bakiraha ni gute utegereza kandi abandi byararangiye aferi yararangiye kuki utegereza kuzatangira bushyashya wagiye ukidekarara hakiri kare ko nakubwiye ngo impamvu kiriho impamvu ya mbere mu zikomeye zituma ukiriho ni ukugira ngo bizamenyekane kandi uzi ko hari abantu bagiye babikora mu ntara yahise yiziye nk'ikigali akaba atanahunze u Rwanda ari i Kigali gusa bunda none se uyu si we yiberaga ngo yabanje kuvuga ko yavukiye Kirehe sinzi aho ariho aho bavuze nyine biremera birafata kugeza ubwo agize ibyago bamudiporoyinga aho yabikoreye Imana ni igitangaza Imana ni urukundo ni urukundo yego Imana ni urukundo hanyuma ingingo isigaye y'iminota umwe tugahita dusoza ntagire ikindi nkubaza kimwe gusa honorable député Barikana Eugene atabwa muri yombi akekwaho cyangwa se akurikiranyweho gutunga intwaro cyangwa imbunda mu buryo butemewe n'amategeko irya jambo nkubwiye nabwo rirongera riragaruka iriya ni alibi
yo kumukurikiranaho ibindi bintu bitakwemerwa mu mategeko cyangwa se byatuma tugaragara nabi mu maso y'abakiriya. tugaragara nabi mu maso y'abanzi y'abakiriya, niko mbizi, nanze kubita abanzi kuko bariya nibo bakiriya dufite. iriya naribi yo kugira ngo bashobore kumukurikiranaho ibitazwi bitagomba no kumenyekana, kuko abakiriya noneho bo ubanza batumerera nabi cyane. ariko buriya hari ibintu bibi bitari byiza rwose akurikiranweho tudashaka ko bijya imihanda. nuko rero dushaka urwitwazo ruraboneka. magazine yarabonetse ntayihakana, grenade yarabonetse ntayihakana, ariko biriya ababitunze ni benshi. kubera iki wese? wowe ntabwo birebera mu kibazo cyagaragajwe? hari indi nguni bireberamo? hari indi nguni bireberamo, ntabwo ari umwere, dore ko agira icyo asobanura ati ibi bintu nabitunze nkibana n'abasirikare nza kubyibagirwa, none se arabona ko nanjye nemeye ko yabyibagiwe. oya ndi guseka ariko birababaje. impamvu bibabaje kandi nkaba ndi guseka nuko ari inshuti yanjye. barikana haba mu inshuti zanjye. barikana nawe uje ni inshuti yawe? yego. uratuma gusaka nawe? bansaka ariko ntabyo yamubikiye. hari ibyo namubikiye se, njye mbibitse ku giti cyanjye. mbibitse ku giti cyanjye, hanyuma kuko ari we basaka. kubera iki ari we basaka bakamutoranya mu bandi? sibyo? ni ukuvuga hari ibintu agomba kubazwa kandi tudashaka ko bigera imihanda. nagenda bisubize, tuzamubona agaruka cyangwa se agumayo. naferi nuko bimeze. nasubiza nabi azagumayo, nasubiza neza azataha. nawe hari ibyo byawe ubitse se? ubu koko ntabyo ubitse? waba uri ikigwari? ntabyo mbitse. tuzaza kugusaka nibwo tuzemera ko uvugishije ukuri. yego. banjye bansatse isura irenze imwe. aha, iki cyatumye baza kugusaka inshuro irenze imwe. nicyo kinteye gukeka niba ntabyo ufite koko. urumva? hanyuma ntabwo mfuye kwemera ko bagusatse gusa kugeza igihe tuzongera tukagusaka. bashobora kuba batararebye neza. nuko byanzuye. kuri kubyibazaho cyane? oya, ntabwo ndi kubyibazaho. hanyuma rero Rwema urakoze. ese ntabwo mukigurisha ibibanza ko utatubwiye ko ari byo wajya guheraho mu kiganiro? ubu rero Rwema Solutions turacyabigurisha ibibanza, ariko ikihutirwa cyane turi gukora, turi gutanga akazi mu gisata cya cryptocurrency. ivuga ngo cryptocurrency. turi guha abantu 12 akazi. 2 bamaze kuboneka. mbere yo gutangira akazi hari ukwezi kwa training, kuko mu ishuri ntabwo babyize ibyo bintu. yego. ni ukuvuga ngo umuntu wese warangije mu ikoranabuhanga, mu gisata cy'ikoranabuhanga n'ubundi segonderi cyangwa kaminuza, akaba ari umushomeri, ntabwo yamenye yuko turi gutanga akazi. cyakora wishyurira nyine minerivare $590 kugira ngo nyine wige iryo somo ryabuze mu byo wize ku ishuri, ari naryo tuzifashisha mu kazi tuzakora. umushahara ni $250 ku kwezi. hariho igihe cya ese cy'amezi 3, kuko tuzisunga itegeko rigenga umurimo mu Rwanda. amezi 3 yigerageza mbere yo gusinya kontara ya burundu. 250 ku kwezi. koko ubu ntabwo muyakeneye abashomeri? ni abashomeri. ofisi yanjye ibi Masaka mu rugo. nshobora no kuyimurira aho nshatse hose mu Rwanda, byemejwe na board ya Rwema Solutions. nta by'ubumyamyi bibamo? ubumamyi gute? sobanura neza. amakampani aza akora online ibintu nk'ibyo. njyewe ntabwo nkorera online. oya, ndi offline, nanditswe mu Rwanda mu bitabo by'ubucuruzi bwo mu Rwanda. okay. kandi reba ntabwo ndi online, twicaranye hano kuri iyi ntebe. yego. ni sawa rwose. ariko noneho ntabwo weretse muri ribu?
oya ntabwo mperuka hashize imyaka nk'ibiri. Ibiri ndumva utanitaba cyane burya. Oya mperukayo kera. Mperukayo kera urumva imyaka ibiri so si kera. Ni kera pe. Ahubwo ujya umbeshya ntabwo baguhamagara cyane. Njya nkubeshya gute? Umbwiye kuri mu Banyarwanda bitabye RIB. Bitabye RIB inshuro nyinshi. Yego. Wavuze ngo inshuro nyinshi. Zana uwundusha. Nibwo nzaba mbeshya zana uwandushije. Nzaba mbeshya nuzana uwandushije kwitaba. Murakoze. Yego. RIB ntibyinjiremo. Ariko warangiza ukavuga ngo uwasigaye bishobora kumuteza. Buretse. Kugeza igihe habayeho intambwe zo kwinjira mu cyaha. Yego. Nibwo RIB yatangira kubijyamo. Kugeza iki gihe biracyari ibintu biri mu myizerere kandi imyizerere y'abantu ni ntavogerwa. Itegeko nshinga rirayiporoteje. Umuntu niba yiyemerera ko akorana n'imyuka y'ikuzimu akaba afite n'abayoboke ubona ari gusakuma hirya no hino, ntabwo nanjye bwanjye mba ntarinjiramo, RIB yinjiramo itese. Ugiye guhitamo rero. Kuri mikoro navuze ibintu bisitaza madamu wa Theogene. Yego. Namubonye arababaye uriya mudamu. Nuko arababaye pe. Kandi koko igihe cy'umwaka ni kinini cyane atabona agahembe. Kirego cyakirwa. Ubwo rero abantu bavuga ngo Asiya yanze kurega Rwema, ngo Asiya nabaho uburenganzira bagende babyikorera. Kanguye aho wari usinzira. Ubwo dufata umwanzuro kwino nkuru, we n'umutima wawe murahamanya ko ntacyo ugomba kwishinja wakoreye Asiya cyamugeza ku rwego rw'uko yiyahura. Yes, reka nizere ko mumeze neza cyane, nizere kandi ko mukomeye mushima Nyagasani. Ariko wowe udakurikiye utameze neza ni impamvu z'ubuzima, ni impamvu y'isi turimo. Ntabwo ibintu byagenda neza ijana kurindi. Nawe udakurikiye umeze neza, igera abatameze neza bari mu bihe byabo, nawe ntawamenya ejo bucya bucyana yandi. Kandi ngisi ni gatebe gatoki. Ibira reka tubwira ko tuzibukirwa ku mirimo twakoze. Rwema tugwaye ikaze. Murakoze. Mumeze neza? Yego. Yego. We hari imirimo ufite wakoze wakibukirwa ejo n'ejo bundi? Kereka nibagiranye. Ntabwo bikeneye ko nibukwa ngewe. Umuntu yibukwa iyo yibagiranye. Yego. Sibyo se? Kwibuka. Ese birivuze ngo imirimo y'abera izibukwa. Biriya rero ntimukumva inyuguti. Yego. Mujye mwumva ikiri mu nyuguti mo hirya. Kwibuka. Yego. Tayari ntabwo wakwibuka hatariho kwibagirwa. Yego. Ese Imana iribagirwa. Tujye mu nyuguti. Yego. Imana iribagirwa. Irinda yibuka iba yibagiwe. Tugiye mu nyuguti rero, ahubwo byaba byiza tugiye mu mwuka. Ahubwo mu mwuka rero birahita bitandukana n'imyuguti. Wese ujya mu mwuka? Mbuzwa n'iki? Mbuzwa n'iki? Nzi uri umuhanuzi. Oya. Hari uwo wigeze wumva nahanuriye? Oya. None ku cyumba jije iki kibazo? Nuko warumwe ngo ujye mu mwuka. None se kujya mu mwuka bisaba ngo uhanure? Oya. Wapi? Buriya? Nzi ko umuntu ujya mu mwuka wese ahanura. Ntabwo ari byo. Ubizi nabi. Ubizi nabi. Birashoboka. Ujye usoma Bibiliya neza witonze. Yego. Nabyo ndabimenye. Umwuka wera ntabwo abera aho guhanura. Yego. Yego. Okay. Iminsi myinshi rero. Ni myinshi byo. Ntabwo twarukanaga ariko ndabona nta kibazo rwose. Ko nagusize niko. Ubwire kimwe mu byo umwuka wera adukorera. Yego. Aratuyobora. Yego. Sibyo mubwire ikindi? Yego. Aratwigisha. Yego. Aratuburira, araduhugura, aradutesha, aradukebura, atugira inama. Yego. Aranadufasha. Ndi kukubwira byinshi byinshi. Yego. Biriya byo guhanura abantu babibeshyera ko ari iby'umwuka wera. Byose siko biri. Ndetse ibyaba iby'umwuka byaba ari 0 n'ibice runaka ukabona washyiraho umubare ugashyiraho pourcentage. Mwese byo guhanura aho byutiki. Ariko ubundi wemera ubuhanuzi? Ubuhanuzi ndabwemera.
hari ikintu bari baganura cyasohoye cyasohoye iyo batagihanura se ntabwo cyari gusohora ubundi bavunikiye iki babihanuriye iki barandwaye inkorora ubundi bavunikiraga iki babihanura we ko babigwanuriraga ukabumva ukabatega amatwi ntabwo ariko iyo nguteze amatwi urumva ntabwo buri gihe mba nguteze amatwi biba bimeze bite ubuse singuteze amatwi cyane ntiwibwire ko buri gihe nguteze amatwi yego niyo mpamvu ndi gucarenjinga ibyo umbwira yego ntabwo umwuka wera rwose niba ibi byo guhanura ari iby'umwuka wera byazaboneka inyuma y'ibindi byose muri fonction zose z'umwuka wera kuri lisite byazaza inyuma y'ibindi byose ibyo nakubwiye nibyo by'ingenzi yego ariko kuki dukunda abantu muri rusange kuki bakunda kumenya ibyo abantu babatekerezaho kurusha kumenya ibyo babitekerezaho kuki nta muntu ujya witekerezaho nyine agashaka kumenya ibyo abandi bamutekerezaho icyo kibazo kiragoye kiragoye kubyo kigoye kiragoye kuko mpise njya mu mwanya w'ibyo ntekereza ku bandi nsanga ntabyo nta kintu njya ntekereza ku bandi navuze ariko hari uretse wumve yego ndi guporosesinga ibintu wavuze yego kubera icyo abantu batajya bitekerezaho ahubwo bagatekereza ku bandi bagashaka kumenya icyo abandi babatekerezaho nicyo navuze uravuze ngo hari ibintu ntekerezaho none ahubwo urambajije ngo kubera iki ntamenya ntitekerezaho ashaka kumenya ibyo wowe untekerezaho yego utambeshyeye nigeze ngira icyo gitekerezo na gakeya cyo kumenya ibyo wowe untekerezaho ariko se ko mbarije abandi ni ikibazo ntaragera ku kibazo ubarije abandi yego turaguheraho mu gihe cyose tumaranye wigeze ubona nshaka kumenya icyo untekerezaho ntabwo wabyifuje kuba wabimenya hari bangewe rero benshi hari bangewe benshi sibyo yego ni ukuvuga ngo wajenerarije kandi wirengagije ko mpari hari n'abandi tumeze kimwe benshi yego waba uzi cyangwa utanabazi ariko nanone uzi impamvu bitwaye mu buryo se hari igihe ngiye mu gutanga ubusobanuro bwanjye nshobora kumenya nshobora kwifuza ko abantu banyumva ariko njye ntajya niyumva hari igihe abantu benshi nanone dushaka nyine umuntu agakenera ko abantu bamwumva ariko atajya yiyumva we nkawe ryaba ari ikosa rikomeye ubundi umuntu ukwiriye kuganira nawe bakajya impaka bakemeranya cyangwa ntibemeranye ariko hakagira ikivamo ni hagati y'umuntu we ubwe nawe kuganira nawe ubwawe byicwa rero nuko abantu batagira uwo mwanya nta nubwo bazi n'akamaro kabyo buriya kugira ngo ube muri iyi si neza wigendeho neza ni uko waba uhora ugirana ikiganiro nawe ubwawe kenshi kominikasiyo interne indi kominikasiyo y'ingenzi ukaganira n'umuremyi wawe ariko angira hari agatabo ndi gusoma dusomye ari tubiri ariko kamwe nasomye byaganishaga ku rugo hari agatabo kitwa iwawe n'uwawe yego urakazi oya ni agatabo ka universite imwe yo mu Buhinde bari bari kuvuga bagendeye ku mibanire y'abashakanye abenshi baravuga ati impamvu ingo nyinshi zisenyuka nyine babanza gusobanura ibintu byabo bakatubwira bati impamvu bahereye kuri social media YouTube cyane cyane ni umushinga w'abanyamerika imyaka 60 iheze cyangwa se ishize nibwo yatangiye YouTube niho bari bafite uwo mushinga wo kwitangira sibyo iratangira ariko ku isi yose icyo bahuriyeho ni kimwe
ubwo ni umushinga w'abanyamerika icyo bahuriyeho ni kimwe kandi bakagisanisha cyangwa se kikagira aho gihurira n'ubu bushakashatsi bukorwa ku nyamaswa. Muzi ko ubushakashatsi bwinshi bukorwa ku nyamaswa n'ubukorwa ku bantu icyo buhuriyeho ni kimwe. Ubushakashatsi bwinshi ku isi kubera Satani bo bahita bazamura religiyo, ubushakashatsi bwinshi ku isi ntabwo ari ubukora ku mitwe y'abantu cyangwa se mu bantu bafite ibibazo mu mitwe, ahubwo bukorwa ngo ku mibonano mpuzabitsina. Hanyuma rero ngo umugabo akabigenderamo ate n'umugore. Mu ngo nyinshi kubera ibibazo biriho ntawe ugira umwanya wo kwitekerezaho. Iyo ageze mu rugo uko asanze ibintu niko ahita abitwara, nta kundi kubitekerezaho. Ariko icyakabaye cyiza ni ugutekereza kuri buri kintu cyose. Yego. Ni naho haziramo ubwenge na filozofi. Yego. Gutekereza kuri buri kintu cyose ukakibazaho ibibazo bishoboka byose, ndetse niba bishoboka ukabibonera ibisubizo. Wabura ibisubizo ugahita ujya mu bushakashatsi. Nicyo gikwiriye. Rero ni abantu bakeya bafite n'uwo mwanya wo gutekereza. Gutekereza gusa ubwabyo ni ikintu cy'ingenzi mu bigize umuntu cyaburiwe irengero. Bikangiza iki? Byose ushobora kudakora igomba gukorwa bitewe n'uko wanze gutekereza. Ushobora no gukora ibidakorwa bitewe nanone n'uko wanze gutekereza. Gutekereza bifite akamaro kanini cyane. Niyo mpamvu ubuzima budashoboka hatabayeho ikintu gikomoka kuri iyo nshinga yo gutekereza, aricyo igitekerezo cyangwa ibitekerezo. Noneho dusigaye dufite abantu se batuzanira ibintu kuri imihanda, twise imihanda, twamara kubyakira tugasanga babituzaniye batabitekerejeho, batitekerejeho ngo banatekereze ku byo batuzaniye. Icyo tuba dukoze tuba tubitekerejeho. Yego. Ntabwo twagera aho dufata iyo ngingo tubone ko ari ibyo banatuzaniye batabitekerejeho tutamaze kubitekerezaho. Ni ukuvuga ngo twe tubifata gutyo, turi mu mwanya mwiza kuko tutamira bunguri ibyo duhawe byose. Yego. Ubwo twe turi mu mwanya mwiza. Mu rundi ruhande hari abahita bafata bakamira nyine. Abo rero ni babi cyane, baranagana habi. Bagana habi bate? None urumva iyo umuntu akuzaniye igitekerezo cyo kwiyahura nawe ugahita wiyahura, aho ugana ni ukwiyahura. None se urumva ari heza? Nyamara bakizanye ukabanza ukagiporosesinga. Yego. Ntabwo wafata wavuga uti nyuma yo guporosesinga ibi bintu bambwiye nsanze. Yego. Bityo rero nyuma yo gusanga icyemezo ni iki, simbikora. Yego. Ntabyo nkora. Ariko se wowe hari icyubahiro cyangwa se hari agaciro ujya uha generasiyo uko zihita uko ziza n'uko zihita? Hari agaciro ujya uha cyangwa ukabiha icyubahiro cyabyo? Urukumva generasiyo ya Rwema hari ibyo atakoraga ari umusore, ariko iyo yari generasiyo. Generasiyo ya Albert hari ibyo bakora ari abasore tutakoze ariko bikambera urujijo. Urabyubaha ko bari muri iyo generasiyo yabo, urabinenga, wowe bitwara ute? Hari ibyo ntwara nabi nyine mbona bigayitse, hari bityo nkabicyaha. Hari n'ibyo nshima byinshi. Yego. Kamemu ntabwo ngaya gusa, hari n'ibyo nshima byinshi ku buryo wita wifuza kuba umusore nawe. Yego. Nuko nyine ndi mu cyiciro cy'ubusore bw'ubusaza bwanjye ntashaka kuvamo. Yego. Kuko buri cyiciro kigira uburyohe bwacyo, ariko n'ububi bwacyo. N'ububi bwacyo. Ububi bw'ubusore ni ubuhe? Ububi bw'ubusore? Ubusore se umuntu ntakuramo amakosa menshi buriya. None se iyo ijambo ry'Imana rikubwiye ngo ntugahinyure, ntihazagire uhinyura ubusore bwawe. Yego. Riba rivuga iki? Nuko rigutesha muri icyo gihe cy'ubusore bwawe kujya muri ibyo bibi. Erega umuntu ajya mu bibi kuko yabihisemo, si uko ibyiza atabireba.
kandi icyoroshye cyane ni ukujya mu bibi ariko kugira ngo ube intwari intwari cyangwa intwarane ukahitamo kwibabaza ureka ibyo bibi ukaguma mu bice byiza. yego niba biri ahangaha nzatuba tuganiriye na Rwema namubazaga ibibazo ariko nifuza kumubaza umuntu bibangamiye yihangana ashobora kuvuga ngo ariko ngo nk'icyo gihe cyose gishize ngo ubwo mwaganiraga iki kandi akabyandika muri commentaire. We umwanya we rero uraza gutangira bishobora no kurangira nta mwanya abonetse abonye. Twebwe iwacu ku rusengero ahantu nsengera hari umupasita umwe twita Zede. Iyo yayoboye gahunda aba ati ahangaha ni ugufashwa gusa nta muntu n'umwe watahiraho adafashijwe. Ntudafashwa no guhimbaza, ntufashwe n'ijambo, ntufashwe n'amashimwe, ntufashwe n'indirimbo, amatangazo aragufasha. Hari abantu rero tugira bafashirizwa mu matangazo, urumva n'uyu nguyu nakurikira ikiganiro cyose ibi bikaba byamurambiye hari aho ari bugera afashwe. Ntabwo ibyo byose ntabwo yaviramo. Reka tujye kubifasha abantu. Nibirega bari abafashijwe ugire nari nzi ko wanyumvise. Nabyumvise nje. Mu ruhande rumwe hari abafashijwe. Ibyo tugiyemo wibwira ko ari byo bifasha abantu, hari abari bubyinubire. Buriya nabyo birashoboka. Ariko buri muntu wese arakuramo ikimufasha, kiraboneka byanze bikunze. Yego uko byagenda kose kiraboneka ikimufasha. Yego Rwema ku minsi yashize nagiye mbona byinshi byacacaye ku mbuga nkoranyambaga, sinagira umugisha wo kuganira nawe ngo dukeshe tunacyahe. Hariya Bibiliya ivuga guhosha, gucyaha, gutesha ni ibintu bisa gutyo, no guhana, no guhugura, no kuburira. Hariya polisi yo ntifitiye iyo slogara yose ntibiko nayo irabikora ariko irakesha igatesha ikanaburira byose. Haje kuri social media umugabo aba ati ngende muri timu yabanyoye amaraso ya Theogene turamwica burundu. Aragenda rwose ati niko kazi twakoraga kuza kureba abantu tukabajyana, avuga ndi mazina y'abantu bagiye baza kureba, avuga Rutayisire ngo yabananiye. Akantu katangaje abantu ngo Pastor Claude we ikuzimu baramwemera. Pastor Claude asengere kugira ngo ibyo bintu bibe atari byo, kuko ikuzimu bemera bari uwabo. Uri kunyumva? Urumva naho misempera kuko niho bintereye ubwoba. Niba Pastor Claude ariko akurikira iki kiganiro akaba yarani ariko se ko bashobora kuba banamwemera, kuko hari ahandi mbonye ndimo nza bari kuvuga ngo yakoranye ikiganiro n'uwo muntu. Tayari urumva se ngo ntubyumva nyine. Hari igihe tujya mu nzira mbi tutabizi tutanabishaka, ukaba waganagirwa amagana rwose ukaza kwisanga uri Cyangugu, ukahora wibaza impamvu utaragera i Cyangugu none irwamagana, kumva ugashiduka bakubwiye ngo uri Cyangugu. Ibintu byambayeho muri 2008 navaga i Kampala nje i Kigali, ntanguranwa n'amasaha koko kubera ko saa 3 z'ijoro umupaka barawufungaga. Imodoka nyihumuriro koko nyihumuriro ndaza ngeze Mbarara, hari station abantu bakunda kunyweraho amavuta, nanjye nongeraho mparikaho nongeramo, njya no kugura utuntu muri alimentation. Urumva? Nuko ndaza ndishyura, maze kwishyura fuel njya mu modoka ndongera nyiha ikiboko. Kumbi hari imihanda ibiri, umwe w'iburyo niwona ari umwe w'ibumoso niwona ari kunyuramo nkomeza iburyo gutya rwose kuva kuri station yitipasukamo kabiri nge ninyurira uw'iburyo. Nashidutse nibaza impamvu ntari no kugera ntungamo byibura isaha imwe n'igice amasaha abiri kuva Mbarara ugera ntungamo biba bikunze. No nkabona ukuntu ndi kwiruka umuvuduko ngenderaho nkabona sindi kuhagera.
ndakomeza ndagenda kama mbaye cyangwa umwe nuko ndaranambutse saa 3 zirageze sindagera ku mupaka habaye iki ntangira kwibaza icyabaye noneho mbuze igisubizo nagomba kubaza abantu rero sasa ndagenda mparika ku gasantere barambwira baturabura gato cyane ngo ugere Kasese uranyumvira ngo haraburaho gato cyane ngo ugere Kasese Kampala nari ntarayimenyera neza urumva kuyinjiramo byarankundiraga noneho mu kuyisohoka bikaba ikibazo nashobora no kumara umunsi wose ntarashobora gusohoka mu mujyi wa Kampala nadukana amayeri rero yo kujya mfata umutwaro ntabwo ari umuzigo mu Kigande nk'uko tubivuga twebwe tubizi ahubwo ni inoti y'ibihumbi 10 nkafata uwo mutwaro nkahereza umuntu wa bodaboda ni moto z'Ibugande niko zitwa agaparikiye akaza tukicarana mu modoka nkamubwira ngewe ndashaka tugendane bitewe n'ahantu ndi kugeza tugeze mu muhanda bita Masaka Road nuko akagenda ambwira ati kataha tukagera ati rero iyi rompu ubona yitwa iyi rompu ureba yitwa Kibuye tukava Kibuye se ni Karongi atoya ntabwo ari Karongi ni hano Kampala mu mujyi tukanyura aho ngaho ati aha hitwa na Tete tukaza tugakomeza tukagera ubwo tugeze na Tete tuvuye ahitwa mu Ndeba agenda nsobanurira mu Ndeba nkamva ni mu Ndeba se ni Kiramuruzi se nkabihuza n'ibyo wacu atoya ntabwo ari Kiramuruzi hano hitwa mu Ndeba tukagenda hitwa na Tete nuko ati irompuwe rero ubonye nini nanone iyi yitwa Busega uyu muhanda w'iburyo ujya Mitiyana noneho twawuta tukaza uyu niwo Masaka Road ati rero uyu niwo Masaka Road ndugejeje aho ati umutwaro wawe urarangiye sibyo yego Masaka Road mbazi yuko ndi buyivemo mfata Mbarara Road nkava Mbarara Road mfata Kabare nkafata Gatuna hambuka nkataha i Kigali maze rero ubwo Mbarara rero byaranshanze bitewe na pressure yuko uri kwihuta ndimo kwihuta ngo saa 3 zitangereraho nisanze Kasese hafi na Kongo ubwo ndaraho ngaho nyine biba birapfuye uracyankora urundi rugendo rugaruka urumva rero birashoboka no muri ibi wambwiraga ko abantu bibwira ko bari mu nzira y'agakiza yego bamwe barabizi neza ko ntayo barimo abo ntacyo bitwaye oya hari abantu babizi neza rwose pe ko batari mu nzira y'agakiza ko umugabane wabo ari mu nyanja yaka umuriro n'amazuba kwa Satani abo ntacyo batwaye nta kibazo na kimwe gihari ntacyo bahomba nta kibazo icyo bakora cyose hari abandi bantu rero babizi neza nta no gushidikanya na gato ko bari mu nzira y'agakiza nkanjye urumva yego hakaba umugabane uteje ibibazo rero n'udafite aho ari hazwi aho uratekereza ariko njye mu gakiza njye kwa Satani mperere hehe yego nta ruhande baherereyemo na rumwe babireba byose uko birebeka amahitamo yarabuze urumva nicyo kibazo nibyo biteje ikibazo noneho rero abo bantu babiri ba mbere navuze usibye aba babuze uruhande bahereramo babiri ba mbere navuze bose bakoreshwa n'abami bakorera abari mu nzira y'irimbukiro bakorera Satani kandi arabakoresha rwose pe buri wese mu bushobozi bwe cyane rwose buri wese mu bushobozi bwe no mu mpano afite ariyo kuririmba ariyo kubyina ariyo guhanga Satani arabikoresha neza kuko azi neza ko ufite iyo mpano yewe atanga n'impano aranazitanga n'Imana nuko hanyuma bombi abo batware barwanira kunyaga buri wese ashaka kuroba n'ushaka kuroba
imana ishaka kuraba ari kwa satani, yego, satani nawe ashaka kuraba ari ku mana. nuko bimeze. Noneho kandi imana yo ikavuga ati ndarwana, none satani we arwana ku bantu be ku buryo atashaka ko imana igira n'umwe irobamo. Noneho ku ruhande rw'imana hano ni mu mudendezo, buri wese akora uko abyumva. Waguma hano ni uburenganzira bwawe, no kujya hariya ni uburenganzira bwawe, ni umudendezo. Ariko satani haba hariho n'uruzitiro n'amahwa n'umuriro n'iki byose kugira ngo hatazagira agatoroka n'aka kamwe. Urumva neza wagezeyo, hatazagira agatoroka n'aka kamwe kakamuvaho kagana ku mana. ubwo wabibwiwe n'iki? Nuko bimeze, nabibwiwe na Mwuka Wera. aho nta kindi njya ndenzaho, mwarimu wanjye. yego, Umwuka Wera nakubwiye ko mu byo atumarira harimo no kutwigisha, yego, no kutuyobora rero. yego. Ariko wajya kuva mu nzira ujya kujya muri ya zone netre aho batagira uruhande ruri, ariko uramutse urenze uyu murongo ukava hano muri side y'Imana uragera muri zone netre, kandi birorohera satani kukurobamo akujyane. Twebwe dore nta mupaka uhari, ariko reba hariya hari uruzitiro, bariya bariyo nta n'umwe washobora atabiheshejwe na data uri mu ijuru kuva muri kariya kazitiro. Wabyumvise? Nabyumvise. Nuko bimeze. Abantu rero bamenye guhitamo uruhande bahereramo. Uwo mugabo rero abaye yemewe n'ikuzimu byaba ari ikibazo. Nibyo namubwiraga. Kora badasengera kugira ngo ibyo bintu bitaba ari ukuri, niba ikuzimu bamwemera tayari nyine. Azashake n'umwanya dusezereho kwanza, ko twamaze igihe kinini tutabizi, umva niba tubimenye. Kandi nawe akifatanya nabo. Kuki ataraza kuri Baraka? Nuko wamwamubuze. Oya. Ntabwo mwamubuze. Ni gute yisanze kwa Korode? Ngiye kuma message nyine ko yemewe. You see? None baba bakorana. Oya. Statement iravuga iti hari undi muntu twahize aratunanira cyane. Ati Rutayisire. Yego. Atari ko Korode. We turamwemera. Uzi? Pastor Korode wakwiyaruye ko niba bigishoboka bitararenga inkombe, ko hari ahantu ari habi. Hari ahantu ni habi. Ndaza kureba icyo kiganiro, ariko nufite amatsiko nanjye ndaza kukireba. Cyangwa umuhamagarire rwose atugire icyo atubwira. Korode ngo ajya yitaba kuri mikoro mu kiganiro. Korode aritaba. Hamagara tubwire ntabwo njye ndi kubiprocessing. Yaraje atwihishamo kandi bamwemera. Akajambo ngo uremewe, none nabo bari kumubwira ngo aremewe. Akajambo ka uremewe nuzi yuko ari copyright ni Korode. Yego. Urumva ugakozeho aranje mukavuza ubundi umenye wigengesere uremewe ashobora kugira gute? Ushobora kubona abakoze imyigaragambyo kuri YouTube biriya twita strikes. Yes. Ko uremewe ni siroga ye. Ni siroga. None ni kuzimu ngo baramwemera. Gusa ubwo urumva mumbarize adusobanurire, ntabwo mbyumva cyane. Naza kutubwira. Hanyuma rero biraza biteza urujijo mu bantu. Abantu batangira guhamagarira polisi iriya case na RIB. Ni ngombwa ko RIB yinjira mu iki kintu case. RIB ntabwo ikorana n'imyuka y'ikuzimu. RIB na polisi ntabwo bakorana n'imyuka y'ikuzimu. Ntabwo rero babyivangamo ibyo bintu. Mu gihe ibyivuye ikuzimu biteza imidugararo muri rubanda. Kugeza igihe bibyaye icyaha nibwo ishobora kwinjiramo. Kuvuga ngo wanyweye amaraso, sibyo? Yego. Y'umuntu wapfiriye muri accident. Yego. Polisi yikizi nuko umuntu habaye accident. Ibindi byo kuvuga ukuntu ari mwebwe mwateje ya accident, ntabwo uwo mupaka polisi yawurenga, ntabwo bishoboka. Oya?
polisi ikorera mu bintu bigaragara ntabwo ikorera mu isi y'ibitagaragara ariyo si y'imyuka. Yego. Oya. Ntabwo ubona ko biteje ikibazo muri rubanda? Ikihe se? Ikihe? Nta kibazo ubibonamo wowe? Nta gihari rwose. Kirihe se? Ntabwo ubona ko bishobora guhungabanya umuntu wabuze uwe? Byamuhungabanya ariko ntacyo bitwaye. Allo? Oui. Turemewe ni wemewe. Simbizi Imana nibizi. Hanyuma rero ndi mu kiganiro na Rwema. Rwema aremewe. Aragende ikuzimu koko bamwemera ati asenge. Aya ubate ikuzimu se ikuzimu ni nemba y'umuntu wese apfuye utemerwa mu butaka wese ntazapfa. Wowe wishimiye ko bakwemera? None se wowe ntabwo n'upfa bazagushyiraho. Cyamaye. Ariko ubwo iyo mitego uteze Korode ari kuyumva. Yewe. Kuko ubu yatakayemo neza. Ngi ntago bazakira ikuzimu. Bazagushyira hehe? Bazagushyira ku ijuru n'upfa uzahambwa ku ijuru. Wese ko we bakwemeye karutarapfa. Aya biriya ni ubutekamutwe kwemera suriya yagiyeyo uriya baramuzi. Nizo mpunyege twagiraga nge nta Rwema turavuga ati uno muvandimwe niba hukizumu bamwemera tumusengere tumufashe gusenga. Buriya Rwema mubwire ngo amahoro y'Imana ntawe biriya ni ubutekamutwe. Ibya bindi babura ibyo bagira baragize bakiyitira ngo n'abasitsi kugira ngo bamenyekane amazina yabo bamenyekane. Ariko icyo nemera cyo ntabwo nemera ko uriya yigeze ajya ikuzimu, nta nubwo nemera ibitambo byatangwe ngo kuri Theogene ko bajyanye kuko yakabaye afite ibyo agaragara nk'umuntu ugaragara by'ukuri. Urumva njye nakoranye nawe ikiganiro ndamubaza witwa ngo ni pasiteri wabaye pasiteri ryara 2018 wimitswe n'adatu n'imiciye mu itorero ryitwa Sepake muri Kongo, kandi Sepake ni itorero rikora nka ADEPR rifite doctrine nka ADEPR. Ntabwo ijya yimika abasore Sepake no kwimika abagore nta mupasiteri w'umugore wa muri Sepake. None se 2019 ndamubaza n'ubuse nta mwana ugira washatse umugore byagenze bite ni kandi iyi mihanda umugore n'uvuga ko nta mwana ugira umugore azaza bivuga. Aramwe byagoza 2019 nabyaye umwana wabyaye umwana warasezeranye washize umugore mu nzu mwari mutarasezeranye cyangwa ati rwose tugurumva nyine imyuka mibi yisifata ati maze kumfata mpita ntera inda imyuka mibi ko yaramufasheho yitwa pasiteri we ndabyemera. None se urumva ni iki cyaguteye kumwakira iwawe? Ntabwo wari ufite nk'umuntu ugikuzimu cyangwa ari wishimiye nyine ko yavuze ko aho yavuye wemewe? Ntabwo yavuze ko ikuzimu banyemera, yavuze ko ikuzimu bantinya ko inyuma ya kamera iyo mvuye kuri kamera ngenda gasenga ko ikuzimu bantinye na Rutayisire. Ntabwo mwakiriye neza. Nabyumvise kumanira hari niwe muntu wamwakiriye. Nakiriwe na Pascal w'Imana hari yayika gugu. Nacyumvise neza cyose nagikurikiranye yaravuze ngo Korode nubwo bamubona buriya turamwenda nuvuga ngo anyemera muri iki gihe yavuye ikuzimu. Ntabwo ari ikuzimu banyemera ahubwo ikuzimu barantinye ngo nyuma yumvuye kuri kamera ndasenga hanyuma ngo ntibabashije kumbona. Ikuzimu ntabwo bakwibeshyeho ubwo. Ikuzimu ntabwo ubwo bakwibeshyeho. Banyibeshyeho suriya urabona yaragiye ikuzimu washyigikira kwamamaza umuntu ngo yagiye ikuzimu ataragiyeyo. Biriya nagatwikwa ashatse bararebye ashaka umuntu batese kugira ngo umenyekane bigende bite cyangwa se mo kimwe bamushatse baramubwira bati kora agatwiko vuga Rwema vuga Korode vuga Ntambabazi vuga Pasiteri Rutayisire vuga mama Pasiteri wa Nyanasiya umwe muri abo ngabo bati nuvuga aba bantu urazamuka. Njye niko nabifashe niko nabibonye. Rwema wumvise rero ko Korode atemewe ikuzimu ahubwo ngo baramutinya. Wanemewe ku Mana ntabwo nemewe ikuzimu. Yego yemewe ko bazambona napfuye ntabwo bazambona nyiri kwiza. Nupfa uzajya ikuzimu. Ariko mu butaka ntahitiranye n'ikuzimu. Mu butaka wihitiranya n'ikuzimu pastor. Ubutaka s'ubutaka ubutaka iyo bukurenze hejuru bukiri umuntu muzima we wagiye mu kuzimu. Kuzimu ni mu gitaka iyo mwanya muragira. Urumva. Rwema aracyari kwemeza rero ko uzajya ikuzimu. Kuko
umuntu oya ndi kumubwira yuko yakubwiye ngo ubutaka n'ikuzimu biratandukanye, uzajya mu gitaka ntabwo uzajya ikuzimu. ikuzimu ni hehe? naho abantu bazajya perezida w'imihanda ikuzimu niho abanyabyaha bazajya. abanyabyaha bazajya Eh. rero abanyabyaha bazajya kumvikana ko ubu ngubu ntabwo biragaragara abanyabyaha bazajya. cyakoza ku munsi w'umuzuko bamwe bazazukira gukorwa n'isoni, abo ni abanyabyaha bazazukira gukorwa n'isoni nyuma aho ugeze, bazazukira gukorwa n'isoni birangire bagiye ikuzimu, hanyuma abazazukira ubugingo buhoraho bazajya mu ijuru. ubwo sibyo ntibiri clear? kandi perezida w'imihanda nka Rwema kuzi usobanukiwe, iyo ureba uriya muntu yego